amahoro yanjye n'ubutunzi bukomeye kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe. Akapera ngikora mudabwiriza guys, Yesu araje mwihari ibyaha. Aho ugeze birahinduka. Yes, wakoze cyane James na Daniela featuring Clarisse. My bro, ndi kuri wasinze mburi kubibona. Nawe tukababwiraga already. Alright, abajene bifuza fresh, bameze neza, ariko n'amajwi ya fresh tiye kumva mu kanya ko yo kuganira se ukura kwa kundi twisabira introduction ngwe kuganira actually arukuno basani binjira of course nkaho barishemo ka flow bakabaza bagashyiramo katumye baba bari anakakanya uretse ko ngiye niba tanaririmba ubarebe kuntu bambaye tunge nanyuzwe uitonyerwa nyine n'abakundi bindi babizi. Anyways, you're welcome, my brothers. Thank you so much. Yeah. Kandi nuko Martin ngo mudashuza kapela ntago byava. Akapera ngikora mudabwiriza guys, Yesu araje mwihari ibyaha. Yeah. Mbega Yesu nakugereranya nande, mbega Yesu nakugereranya nande, uri byose muri byose, aho ugeze birahinduka. I like that sentence ngo aho ugeze birahinduka. Ninde wanditse umurongo muri mwembi? Utunakomerezaho kwanza. Ni igihe wayanditse ariko buriya abantu batamuzi umuvandimwe wanjye ntago wari mu maraso, ariko buri gihe akenshi yo yandika indirimbo yo muri ndirimbo akenshi ari hafi yanjye. Navuga ngo ushobora kuba inspired cyangwa se nkaba inspire, ariko akenshi turabiganiraho nabwo hano n'ubwo bimeze gute. Ntago navuga ngo ni igihe nayanditse gusa, narayanditse c'est vrai, ariko twajya tuganira kandi ndamushimiye cyane. Indirimbo ni ya kera by the way. Ladies and gentlemen, uko mubibona utwakigemo ikiganiro Martin turi kumwe na Christian irimbere. Aho tureba bamuha amashyi, mwakoze cyane. Yeah, my brother Christophe, you're welcome. Thank you so much. Yes. Ariko kuvuga kandi nabo bavuga ko bivugire. Bivuge. Wasanga arakusize. Arakusize. Yewe. Aziko nari mupfuye mutuba bareba nyakuba twakomeje aho. Dikomeze. Yeah, nitwa Jean Christian ndi umuntu usanzwe ukunda Imana, kubakunda namwe. Nishimye kuba ndi hano muri Turn Up Show, the Gospel Turn Up Show. Yes, the Gospel Turn Up Show. Ngako se na vibe rayumva ariko na vibe uri kuyumva cyane. Hano hari danje muri binari salama cyane. Imana bahumvisha. Great. AKA nayo. AKA ni Jean Christian irimbere. Irimbere Christian arabanyita Chris. Yeah. Maybe Christophe life. Dukomeze. Nani yitwa Ndayishimiye Christophe, nkaba nagira ubuntu kumenya Kristo mu buzima bwanjye. Maze ngira ubuntu umuhamagaro kuramya no kumuramya. Yego, murakoze n'ibyo ngibyo. Wow. Ni man ndacyarindiriye cyangwa imbata ifite tuvana twayibahaye. Urabyumva? Turayibashake. Yeah, very talented brothers, and nagira ubuntu bwo kumenya especially Christian for a long time. So just to ducishemo gake muri journey yawe ya music. Okay. Navuga ko ndi umwana wakuriye mu itorero, mfite umubyeyi, mama, abakozi b'Imana muri church. Ntangira kuririmba muri Kodim cyangwa se Sunday school. Ariko ndavuga muri career y'uburirimbyi, navuga ko ari impano yavuye aho ngaho muri Sunday school kurimba kujya kwa bana, ariko nyuma nagiye kwisanga mfite impano yo kwandika cyangwa se kugira ama composition. Ubwo mfata igihe
navuga ko hari abantu bategeza ko byatinze kubera ko indirimbo ya mbere numva narayanditse muri 2003 ko ni kera ariko urumva ntabwo nari bwabone platform yo I mean ntabwo nari bwabona amahirwe yo kubishyira hanze. Ndavuga ngo gutangira career kugira ngo abantu bashobore kuba bamenya byatangwa muri 2016 ndumva indirimbo ya mbere nasohoye yitwa n'umugabo yari satisfait ndayibutse satisfait twayikoreye na Serge yamuremye nyuma nkura mu mugabo zirakomeza uwo mugabo nanjye ndaweme ni ibyo ndumva ko ariyo ntuza yanjye tu yego turaza kugira wenda time yo kuza ikina aho gake kugira abantu bagende banazibuza ariko okay tukomeza na Christophe nanjye wisanzemo gute like kuko nka unayivuze yaratucishamo gake muri journey ya music so nadukeneye kumenya just Christophe byavuye watangiye ufite imyaka 2 uririmba ko the way sound umeze nk'umuntu wavutse uririmba okay jewe navutse ndi umwana muto numva afite impano tumuhamagara ngirirwa amahirwe nkurira muri church bakwegereza mikoro gato ndi muri Sunday school Apollinaire we ari muramyi ndi muri Sunday school muri church so niwe yankujije twatanga muri Sunday school akadukwigisha akadutoza nkurira mu birenge byo namwe muramuzi nakuriye mu birenge byiwe impano yanjye naho ngaho twaraganira akambwira kunuku nsanga afite umuhamagaro so ndabikesha byo mu papa Apollinaire cyane nani mumugisha shara tukumutesha mwuha cyane uriya muntu so kuva icyo gihe cyose na n'ubu ntabwo atangiye umuhamagaro gukora akareso cyane kandi nibaza ko urumva ko it's a long journey amaze muri music ni kuki mwagumye muri uyu murongo w'indirimbo zihimbaza Imana kuki nibaza ko mutagerageje no hanze bumve ndatekereza buri muntu agira ibihe na Christophe ndabizi agira ibihe cy'imyaka y'ubwana ku muri church kureba ibintu hari ibintu ugerageza nigeze kuba ndahantu nkagerageza ati nkumva ko byashoboka kabisa byarananiye nkagerageza nkazamura akantu katari gospel nkumva it's not me numva ari n'undi muntu sasa ntago ari byiza gutanga ikintu kitari muri bubu y'Imana yampaye numva nibyo nyene shoboye ntago ndimo kujudginga abo bakora ibindi bakora izindi ndirimbo ariko kuri nge ndatekereza kuri Christophe ari uko sinzi ubwo arabyivugira ndatekereza ari twebwe kuri side yanjye umuhamagaro wo kuramya Imana ukubwira abantu icyo Yesu akora ni wo muhamagaro okay nanjye nabivugaho deja umwe muri twebwe yarigeze kugupropose kuja muri mitagumaguma ongera wegereze by'i Burundi ariko arabyanga ku muhamagaro w'Imana hari abaramyi benshi bakunda kuva mu muhamagaro kubera ubuzima ariko byo nkunda kuganiriza abantu ndavuga ati uri ko wizeye Imana by'ukuri kuko nta muntu akorera Imana ni kuko rero twe twaravuze ati turakorera Imana uko bigenda kose kandi twabonye Imana itaduhemukira twatanguye turi mu buzima bw'aho ngaho udapatisa ariko Imana ikiyatwereka imirimo ikomeye rero Imana iyo uyikoreye mu kuri wizeye by'ukuri uririmba by'ukuri ko ari ukuri Imana iraguhemba ikindi navuga aho ngaho mbonye opportunity yo kubivuga guys hari abaririmbyi bakozi b'Imana muri mukutureba hari abaririmbyi muri church zanyu mwemera mubona ko bafite impano nahanyo kubafasha kubera ko hari igihe isi iyabareba ikabona mo talent afite nayo mpamvu bagenda mukarira ngo karunaka yagiye gute runaka yagiye gute niba ufite ubushobozi niba ufite ikintu wamushigikiza cyangwa se wamuha kugira ki mu supporting do it kucyubaro cy'Imana bakomeze kuko barakeneye support yanyu kugira ngo bakomeze umurimo w'Imana thank you when Martin after some questions ashaka kubaza ko ndamuzi babiri kugurumana muri we I want to ask you this ndaje just do a testimony arebye byose muri your journey hari breaking point mushaka ko mwaragize hano uvuga ngo I want to give up ndashaka kubivaho
yeah ibyo ni bisanzwe biba ku bahanzi no ku bandi muri domain zitandukanye ndagira ngo just tudusangize sinzi uwo birimo nabo ngo ni cyangwa duha testimony yaho ngaho wageze kumva kabisa handi ujya kuri ngo Imana ni nziza ariko utari kuyibona neza utari kubishyikira. Urabona hari igihe unyura mu buzima kabisa ubona nta nzira buri ibibazo birarutana hari ibibazo bamwe ukabona none nta nzira ubona mami imbere yawe ubona nta nzira ubona kabisa. Rero muri icyo gihe abantu benshi barakunda kuhatsindirwa ugasanga ashatse kwicira inzira bati none ko byanze ko mbona nta nzira y'Imana iri ariko ndabona ko nciye n'inzira birashoboka. Je nigeze kubinyuramo mu kibazo kimwe nta nzira n'imwe nta muntu ushobora kubwira ngo iki ni kimwe gishobora gutuma mva kuri Yesu nkavuga ati okay Imana rero ndabona ko ibintu ndebe ingene nica mu zindi nzira muri panya ariko ndasenga Imana rimwe numva Imana irambwiye ngo nshinzira atari inzira ni nayo indirimbo ya mbere nasohoye nshinzira atari inzira nshinzira ahatari inzira ndacinzira nyuma mbona Imana iranshira inzira mu bwo buryo ndava mu ico kibazo Imana ya musapotinga kuri ibintu harimo kuvuga aho gato. Hari igihe abantu bavuga ngo hari ikibazo runaka bagatekereza ko ari just show cyangwa se kuvuga ibintu kugira ngo bagaragaze ko Imana ikora. Ibintu harimo aravuga giye bifite ubuhamya bwiye ku byo avuze nzi ibyo yanyuzemo birakomeye ku buryo nanjye aho ndi natekereza ukuntu bizagenda. Hari abantu bashobora kuba babizi ntago yashimye kubivuga ariko byari kibazo gikomeye. Niho havuye wa mugani yo ndirimbo avuga hari ibihe unyuramo nubwo waba uri umuramyi nubwo waba uri umuhanzi ukabura n'ibyo wandika ukabura inspiration ikagenda pe igakamuka ugasanga sinzi uri nk'igiti ariko Imana ikagira kubikora tu. Ndibuka icyo kintu cyatumye uyu mugabo arira narengeye gushika naho bigera ari kuyuka ajya mu ndaze cyangwa sohoka. Guys hari ibintu biba wowe nyirabyo nturire hari kukureba bigatuma ari ntagiyemo bimeze yararize ndabati banza ari danje byari bikomeye pe byari bikomeye. Wa mugani ntago pfa kurira byoroshe ntago rwose ariko njya mu nda haruzura bigeze anyways ndaganisha no ku kindi kintu ngira ngo muri mu basore mani ntago ari imyambaro gusa mu basore bameze neza ndavuga muri ngira ngo okay wenda sinibanga abahanzi benshi baranabizi muri mu bantu bafite salon nziza igezweho muri no mujyi mujye mubona nsa neza abantu nshasa yeah just tell us about it. Tell us munarangira abantu basanga ese umva ari umuntu wafara akavuga wow sorry afite impano nziza ariko bakaba bakenera no kujya bira bamere neza bashobora kubanyura mu barangira nta kibazo kandi mbere yuko wenda banabivuga ibyo ushobora kumva nk'izo testimony hari ibintu tubashaka kugira ngo tubwire abantu biri real yeah sometimes aho babona abasore nyine abasore bameze neza you know one of the business running and everything ariko there's some testimony behind hari utuntu nyine yeah so kwa muhagaze nje kubganye navuga ko ni nka testimony y'ibikorwa by'Imana muri mwe yeah anyways just tell us about your salon and yeah okay munabwire baze biyogoshesha so ntabwo dukora umurimo wo kuramya gusa Imana duhaye n'undi murimo dukora urongera wiyegereza Imana duhaye n'undi murimo dukora dufite salon yo kogosha abapapa n'abasore yogosha neza imitwe mubona ngahanye dukorera Kimironko amfasi ya Marine yitwa Irakesha salon ugeze kuri Kimironko tubona etage biteganye naho dukorera baduhari Diana Christian nitwe twakira abantu twadufite na live sometimes muri weekend tukateramira abantu bakiriya biba bimeze neza cyane mate nabyumvishe ngira wati umucongo mwiza ntahandi ndi bugenje abantu bajyaga bankora batabasezerera banaduforinga kuri Instagram hari salon Irakesha salon wayibona urumva ko
bisa kose niyo muri abajene umeze gutya n'ibyo mukora ni fresh. Thank you so much. All right, mwashobora kwibaza none tugarutse mu rugendo rwa muzika, hari uburyo wenda nk'abantu mumazemo igihe, ndashaka ko muduhaho gato mudumo murimo nka kwa kundi mumaze gukora indirimbo bamaze kwishyira YouTube kimara kugeraho. Iyo tujye kuvugaho mu kanya. Umeze ute? Mode bimeze ute? Cyangwa se muradusogongeza ku ruba mwiyumva nyuma yo gushyira indirimbo hanze. Okay, for me, icyambere na mbere sije mbona umuntu yankoreye bidara y'imari. Bafite amatsiko kabisa yo kubanza kureba ikintu cyane nakoze cyabigenze gute, kabanza kwireba kwanza bw'iki cyanje kabanje je d'abord kameza gite. Yamezagira mba numva ndi satisfied kabisa, mba numva neza namara kwishira kuri YouTube. Ubu mureba nyene umwanya n'umwanya bigenze gute mu gitondo ufite amatsiko y'iki mu gitondo abantu bayirebye ni bangahe nuko je bimeze kuri je sasa ndi umuntu bitoroha kugira ngo ikintu nkirekure cyangwa se nkirizinge. Ni process shobora kumara indirimbo menshi cyane yaranakozwe ariko ntaraba ntaremera neza. Iyi ndirimbo hari nk'indirimbo twaje kuvuga hano, ntekereza ko twayikoze kwa gatatu nibwo twashutinze, ushobora ko hashize igihe kinini. Urakora kumva hari ibintu bikibuza, ariko ndashima Imana yuko twayisoye. Ariko ndavuga ngo iyo maze kwisha ku YouTube wa mugani mba nshaka kubona feedback mu bantu, gusa commentaire niba hari ikindirimbo bafashije cyangwa se ikindi, mba numva shaka kubona impact indirimbo yagize mu buzima bw'abantu. Ntago ari just views, ntago ari views gusa. Views sava, ariko ba commentaire ni ikintu kimpimbaraga cyangwa se kamotiva. Yeah, so indirimbo tujye kwikina mu kanya. Haje indirimbo yitwa gute again? Indirimbo yitwa Aho Ugeze. Aho Ugeze. Yego. Yeah, by the way, nayimshire munsi njya mu maso hejo. Ejo bundi nka saa moya z'ijoro. So njye nayibonye umunsi mu gitondo. And isijya kuri playlist ndayisubiramo so many times. Yeah. Amiryo jambo nango baje mu kanya ngo aho ugeze hinduka. Yeah. Bro, yeah. This is deep. Yeah. So anyways, mkanya waje kwituzamuriraho ariko just tell us a little bit indimbo yavuye like ubuhamya bwayo. Ubwo nirinze kubaza ngo ndi inandi hano nandi umashaka kumenya aho yavuye. Ariko just tell us about this song for now. Byose n'ubuzima. Ntago ndi buvuge story y'ukuri neza aho nabivanye n'ubuzima bwanjye busanzwe. Nibihe nabayemo kwa kundi ubona ko abantu bose nta babuze babaye mu Gifaransa bavuga ngo babaye bouche bée imeze ngo babuze icyo bavuga, ariko mbona Imana mu yindi face cyangwa se mu yindi side birenze uko nabitekereza. Hari igihe example isanzwe mu bukwe bw'Ikana, iyo Yesu ataba ari hari bari bahiye, ariko yari yahageze already. Ngewe rero nabishyize mu buzima busanzwe, ntacyo bitwaye ibihe runaka urimo, ntacyo bitwaye situation isi, abantu, abaturanyi, abo mukorana bakuvuzeho, ariko niba Imana iri muri wowe cyangwa se niba hariho Imana yo mu ijuru wizeye muri situation runaka ahageze, ibintu birahinduka. My brother Christophe, yeah, mukanya kwa twavuga twihanganisha abantu cyane bari mu biriya bice by'Ikirunga, Goma, Gisenyi. Yeah, ndagira ngo just remember ya kamera ngira ikintu babwira from your heart. Nashaka kubabwira none mikoro. Nashaka kubabwira ibihe bariko baranyuramo, nukuri mukomeze kwihangana. Imana uko yari ejo uko ni uyu munsi kandi iracakora ibitangaza. Mugira ubwoba, nashaka kubahumuriza, murasubira mu buzima busanzwe vuba cyane. Imana yabagenderera nkuko nanjye yankora icya gitangaza cyari gikomeye, namwiraza ko bakora igitangaza. Turizera ko ihageze rwose, irahageze mu izina rya Yesu. Amen. Martin,
what do you think now? fresh Yandi mutizamure cyane. tuyizamure Tuzamure. tukongera gace tunafatemo pause wenda turagaruka tunasoza. All right, so akose man bite none by'umunsi namize gombe nanjye kwita ya magambo na yamfashije birahinduka siyasa indimbi baryohera indimo ya Christian na Christophe. Yeah, and then what do we do, Martin? We turn up. Hey my bros, ucheze birahinduka, ucheze birahinduka, na ucheze birahinduka. Umva, that's the word of the day, bro. Indirimbo ubu ngubu iri kuri channel yanjye ya irimbere Jean Christian, ushobora kuyibona ejo cyangwa se muri cyumweru kiza izaba yageze ku ma platform yose za Spotify za zose. Yego ubu ngubu wayibona aho ngaho. Yes, hama mukomeze mu following ko hari ibindi byinshi bigiye kuza soon. Pe Wow, ibintu biraje. Christophe, nawe biraje ibintu byinshi cyane. Wow. Kandi njye ntabwo twavana tutavuze kuri ndi hano. Yagenze gute kwanza oreka ko tunayiririmbemo gake njye pirate reka original dukorezemo kubita original yewe ndakunda niba indirimbo yizi arayizi ariko cyane muri iyo ari muri douche arabivuze arabivuze amenya kuririmba mugira amazi arimo muri douche umva hari okay uramahoro yanjye n'ubutunzi bukomeye kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe Yesu urampagije uramahoro yanjye ubutunzi bukomeye kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe Yesu urampagije Yesu ni wowe nyotewe. Thank you so much guys. Bila ni wow. Eh ni wow. Why mtagira woo. No. Anyways, thank you so much for coming. Yeah. And man, we're looking forward to ibintu byinshi biri imbere. We're looking forward to the Ugomba kujya mu binyuza hano nyine tu. Hano ni mu rugo. Ni mu rugo kabisa. Yeah. So anyways nakagaruka like bigenda idimico ariko turabashimira kabisa tubikuye ku mutima kandi twizere ko n'abantu dukurikiye banyuzwe. Ako bro, wanyuzwe cyane kabisa. Shama nanjye kabisa. No complaints. Thank you so much. Natwe turabashimiye guys, hari abakozi b'Imana benshi baba bashaka iyi platform ariko twagira ubuntu natwe kuba hano kuvuga Imana kubw'ibyo yakoze muze mu ndirimbo mukaduha iyi platform biradushimishije. Turashimira abantu barimo baratureba barimo mu nzu mu bihugu bitandukanye iri kuri canal sibyo abantu bari Burundi bari mu Rwanda bari Congo bari everywhere. We love you guys, thank you so much. Kane na Apollinaire turagusubije. Apostle Apollinaire twakubona. Anyways, yewe nakagaruka. Reka turagaruka none with brand new music. Ariko reka wongera tuzamure gato iyi ndirimbo. Hanyuma tukomezanye na brand new music and it's a gospel turn up shambling na the Martin nanje Eddie Micho. And what do we do, Martin, as always? We turn up.